Ikaze uyu munsi tugiye kureba uburyo wa croppinga muri Adobe Photoshop. Ushobora kureba ama video andi agaragaza uburyo mba nazanye ifoto muri Photoshop. Ubu ngubu tugiye komeza tureba ukuntu wa croppinga. Ugiye hano kuri crop tool cyangwa se ugakanda C shortcut key, noneho foto yawe yahita izana ihinduka hano ku mpande, bigaragaza ko uba ushobora kuyicroppinga. Hano hejuru options bar yahindutse, ushobora kuhindura uburyo ushaka kucroppinga. Wenda hano kuri square urabona foto yawe ukuntu iba imeze. Crop tool yawe uba ushobora kumuvinga, noneho ya foto ukayishyira muri iyi square, cyangwa se ukahindura iyi square hano mu mpande, noneho umuvinze na move to foto yawe eba igaragara muri iyo square. Hano handi dufite unconstrain. Katusubire hano inyuma. Hano kuri unconstrain ho ubona ko nukwita movinga iyi crop tool. Ushobora gukanda kuri shift cyangwa se ugakanda alt na shift ku buryo iyi crop yaba igenda hagati y'ifoto. Noneho umaze guselectinga, tuvuge wenda ushaka ahangaha, wahita ukanda OK, ya crop tool yawe ihita ikatinga ibintu udashaka. Tusubiye inyuma rero, Ctrl Z, ukamuvinga iyi crop tool. Uba ushobora gukanda H kuri keyboard ukareba foto yawe uburyo iri bugaragare nusoza ku croppinga. Kanda hano OK cyangwa se enter, ugahita croppinga iriya foto yawe. Murakoze cyane. Washaka foto yawe ariyo yose ukagerageza kuyicroppinga, ukareba ukuntu biba bimeze. Murakoze kukurikira.